uwa mbere ntabwo bari burire ko nyine bishoboka hari nabo ubona nyine batayibona ariko uwa mbere we nubwo ari umukinnyi ukomeye ariko biragoye ko yabona indi ntwari Fiacre umuzamu ahubwo bari ayikiri birashoboka cyane umuzamu yayibona cyane ariko niwe umuntu wa mbere usho kuyirinda ariko umuzamu ahenshi ahantu yayikura ni igihe twaba twatsinze agashaka nko gutamporeza naho ubundi ibindi bari byirinda ibyo bangwe yakoze ikosa biba bigoye Fiacre nta kibazo azagira uwa kabiri Manzi Thierry umudefanseri yayibona no gusimbuka nabi agashyiramo na duweri muri duweri yo hejuru ako kanya bagahita bari gutanga uwa gatatu Ruhango Boy izina ryambuje kurivuga niyo mugabo Claude Mangwende ntiyaje yaraje nta kibazo simvuze ngo ntacyo amaze Claude ndashaka kuvuga ko twaba dufite igisubizo kandi nacyo cyiza cyane Mangwende bura ntazabanza ni nawe uzabanzamo undi amahirwe nihamagawe Nomborenga ubwo ntawe uhari undi amahirwe nihamagawe ngwabije nta kibazo Mugisha Bonel Casemiro afite ikarita y'umuhondo Casemiro ni ikibazo gikomeye nimero 6 rwose amahirwe yo kubona ikarita abashoboka kuko ni umuntu nyine uri mu position yo kuba nyine agomba kwisanga agundagurana n'abantu kandi Bene nafite mediane ikomeye so uyu mwana wacu dukunda umunyarwanda twamugira inama nziza yo kuzagira icyo bita kwirezervana none byaba bizatuma gukina bizi ibyo akayikinira nibyo gukinisha kubona jone wikinira ku makondisiyo cyane muri match nk'izi ziri kapitale zifite ikintu zivuze Casemiro ngereka nkubwire none oya inama ya nyayo kina umupira ba muri iyo match udatekereza ko hari indiri inyuma yayo we give your maximum biri possible nturikore ubigambiri ariko nubona ari cyo cyatu kiza tukabona tatu niba ari ukumukura bakaguha umuhondo ibyo Afrika y'Epfo tuzabibare twageze ibyo Rugangura azabitubwira tuzabisokoza uko byogosha icyo gihe nubona igishoboka ari ukumukurura bakaguha umuhondo ariko ntibadutsinde mukurure ibyo Afrika y'Epfo tuziyaranga icyo kwirinda no gukora ikosa ubizi neza ko ntacyo rimaze ahubwo dore icyo bita byo gutsinda igitego ukavanamo umupira nibyo ntagari nibyo ko Gernot Rohr yavuze na benefit abakinnyi 9 neza bangana n'abamavubi nabo bafite amakarita y'umuhondo we yavuze ati umuntu uzabona karton iri bete bitewe nawe ikarita y'ubwenge bukeye tuzamuhana twihanukira abakinnyi yarasifuye ugatusha umupira mu ngurira batanu babanzamo bro abakinnyi 9 bafite yellow card kuri batanu babanzamo hasigaye batatu twagiye undi ufite karita kwizera Georgia yayirinda umukinnyi buryo ukina muri bano b'imbere yego nawe yakora nk'ikosa wenda ari gufasha mu kugarira ariko ni gake yabikubiye gake ashaka kuri byirinda Mugisha Gilbert barafinda Mugisha n'umuhinga nawe ni the same ariko nkurikije ukuntu babagaruka inyuma gufasha cyane ari ahubwo kuko bari hagati yagarutse nka Georgia muri Rhode Island ukina gatatu yifite amakaro ko defend hanyuma na Gitego Artire igitego ntacyo abagiye mutoza yantunguye guhamagara Taiba ntabwo ari uko Taiba ari umukinnyi mubi kuko mu mikino bamaze gukina 2 afitemo igitego kimwe na assist ariko umwanya akinaho hari abandi bakinnyi batatu muri imbere habo Gitego haba Biramahera Bedi ndetse na Nshuti Nosa ubanzamo natekerezaga ko wenda kubera ko yabuze umuwinga uyu mupetiso umuwinga Joy Lance yahitazanamo nka Lag Byiringiro kuko Lag ari mu bakinnyi bameze neza imbere mu gihugu batanga support ariko guhamagara undi mwataka ufite abandi bataka batatu ukagira bataka 4 kandi kuri wing nta bisubizo byinshi nekereza ko afiteho ariko yari guhamagara reka nijwi rituje twibaza akabazo kagufi cyane kagufi rwose tureke kuvanga ibintu wenda kuko turi muri campaign yo gupushinga ngo Amavubi atsindize match ebyiri ariko tagiye mu bintu rwose birebire ubu Rage ibintu yakoze kuva yagera muri polisi wera sezishize Rage mu nkera y'abahizi acenga Omborenga agakoza icyo bita inkoro harya ni nyama mu gatuza hasi Rage akanamuhamagara akamwati ibyo nkoze nanabisubiramo ngakubise ururimi hasi ururimi kandi rwo mu kanwa Rage ibi nakoze muri izi match zitangira ebyiri za shampiyona by'umwihariko match yateye ejo bundi bagarika Rayon Sport 1-0 reka da match ya Rutsiro yatsinze ibitego 2 wenyine oya tubanze tuyiveho ndashaka ya match bikomeye abantu bari bategereje umukinnyi gupima urwego rwe match yareye ukuntu yayikinnye babyeyi muri Ferwafa
tuvugishije ukuri ko abantu bavuga ngo ikipe y'igihugu hari abantu bayikumirwamo bidakwiye ibintu bifatwe nabi uburage ukusuka urengana nose akora iki yica ibisebe kugira ngo ahamagarwe Rage akora iki Rage nta kesi afite mu Mavubi tuvuga ngo agize kesi ya indiscipline hari umukinnyi muvuga yakoze ikintu cyatumiye ahanwa ntazagaruka Rage yagiye ashinjwa n'ibintu ngo byo hanze y'ikibuga ariko amakuru mfite nuko ngo ibintu byose uko bikosora mu kibuga no hanze ngo arabikosora Rage rega bigaragarira mu kibuga yarabimubwiye Ben Musaramu ati Rage bimwe mu bintu washinjwaga wanywaga agacupa kenshi ugasanga nturyamye bihagije ugasanga uje mu kibuga urushye kuya yarabimubwiye ngiye twavuganye na Ben Musa amugira inama yaramubwiye ati mu maguru yawe hagendamo miliyoni 200 z'amanyarwanda ati ariko kandi hanagendamo miliyoni 10 cyangwa 20 baguha i Kigali ati ushyize se zimwe nziza muri izo miliyoni ugize se zimwe nziza kuko uracyari mutarigenda muto cyane mu myaka wavana ukajya gukina mu mashampiyona akomeye ku mugabane w'Afurika cyangwa n'i Burayi ukabona amafaranga ije miliyoni 10 ariko nukomeza kwitwara nabi niyo polisi uri yaranamubwiye ati nashakiye abantu bari barihebye akazi baneseti bavuga bati birarangiye ubu ngubu n'umuntu w'umugabo arahamagarwa Amavubi ati ntabwo no muri ikipe ya polisi nakujyana n'ahandi wowe rero ufite ubushobozi no kubarusha itware neza uzave hano umwana yisubiraho aricara ararira aravuga ati ibintu nakoze ni amafuti ku buryo ahamagara kapiteni Zidane cyagiye umutima wanjye akamwira ati kapiteni nari ngiye gusohokaho gato atariko nibigera saa 5 umamagare pe kapiteni kuko ni umuntu mukuru wenyine azi kumumanaginga saa 5 akamwambura akamwira ati Rage taha ujye gusanga umudamu wawe mwiza uruhuke ejo dufite tize saa 8 Rage abagenda nka drone imbaraga afite Rage ntakigwa bya bindi wabonaga adigadiga ndabaza ikibazo akora iki ngo hamagarwe mu Mavubi wenda bagomba kubyumva babyumvishe ibi bintu nibyo bica abantu Amavubi ahora akina ubwo reka twizere ko ubutaha azamutekereza Ruvuyanga aho yitwaye neza kuko ejo ntawe uhazi ejo savunitse wowe justice ni iki nyuma y'ibyo nkwiye mu gihe gikwiye ibyo uvuga birasobanutse n'ubutabera butinze burya si ubutabera warubizi baravuga ngo justice delayed is justice denied dushobora kumuvuga ari muri form ikindi gihe akavunika Amavubi yahamagaye wakamwaye opportunité mu gihe yabikoreye bigaragara ko ameze neza ibyo uvuga nibyo ibyo ntago ariko kubera ko byarangiye wenda nta n'ububasha bundi tubifiteho ngo tugire icyo tubikoraho twebwe dusesengura reka dusabera n'ubuvugizi turabukoze reka dusabera ahubwo Imana imufasha akomeze muri izi forme wenda muri qualifiers za AFCON azahamagarwa ushaka kuzabona wenda yahamagawe we na Christian ishimwe n'abakinnyi bameze neza baza kuko buri abayobozi rugajo buriya baratureberera rega nawe natanyuzwe arwitwa wazo batari ko rugajo tubanza Rage yagutamitse yanamitse se bandi ibintu bigaragara nimero zugira ni ukuri ntazo gutamitse niho batuyatsinda ibitego bibiri rutsiye niho batuyatsinda umurenga ahubwo baza rugangura uyu nguyu ahubwo we rugangura na rugangura ni kera bakiga diplomasi birakoze ni kera bakiga diplomasi umubare tujya muri Murera ariko nananamitse nabwo nakamira da nose ngenda umubeshyi nese n'icyaha kuba umuntu yakugura agafanta ari ikintu kigera ku Mavubi ntibyatuma uvuga ibyo yagutamitse ariko yitwaye neza hari ibintu mwegezemo sobanura bya Emery bayisenge manager oya update sinumvise ngo update ya match twavugaga Ethiopia na Guinea Bissau Emery Kamanzi usanzwe team manager w'Amavubi araza kuba ari general coordinator urumva Emery ibyo bamubazaga muri ribu twagiye tubigarukaho byararangiye so izi match ebyiri rero umuntu uri kwactinga nka team manager w'Amavubi yitwa Diodone yahoze mu bintu bya arbitrage no kuri match ya Singida na Rayon Sport i Kigali yari match coordinator muza bikorwa agenda kurikirana ibintu nk'ibyo byose ubu Diodone niwe afite izi match ebyiri iyi match ya Benin na match ya Afrika y'Epfo ubu ni buri muri interim niwe wagateganya ubwo Emery ntabwo Emery azagaruka nyuma y'izi match ebyiri niyo mpamvu na Defense Party ubu ngubu ni Desos ubanza yanagiye muri Afrika y'Epfo aho yagiye ejo muri Afrika y'Epfo aragenda uyu munsi niwe Defense Party na update rero kugira ngo ibintu bisobanuke ku kijyanye na team manager w'Amavubi kuko ni nawe wari Defense Party yego tujya muri